Yesu nashimwe kandi ndabaramukije mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abe muri mwe. Uyu munsi tugiye gufatanya inyigisho yacu ya 11. Rero wowe ukomeje kudukurikirana uri mu bice bitandukanye, Uwiteka aguhe umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye ko uri Imana ikomeye, uri Imana y'ubutware ndetse n'ubushobozi. Uraturinda umunsi ku munsi, ukaturinda amanywa yose, ukaturinda ijoro ryose, turi mu bibazo, turi mu bisubizo, tumeze neza cyangwa se turwaye, igihe cyose uraturinda uri kumwe natwe. Bityo natwe twafashe umwanzuro ko tutazigera tukuvaho, ngo tuzaba twumva ibyawe. Rero Kristo uri Imana nziza cyane, kandi abakumenye ntabwo bagushidikanyaho, ndetse tukayoborwa n'amagambo yawe y'ibyo wandikishije. Uyu munsi tugarutse imbere yawe twongeye kureba ese ni gute dukwiye gukura no gushorera imizi muri wowe Yesu Kristo, kubera ko ngo wadusigiye misiyo ikomeye cyane, natwe rero tugomba kuyubahiriza, tugomba kukubakiraho, tugomba kubaka muri wowe ndetse tugashorera imizi muri wowe. Rero buri mwene data ukurikiranye inyigisho y'uyu munsi, reka umuhe umugisha. Uyikurikiranye ari ku manywa, uyikurikiranye ari nijoro, uyikurikiranye ari mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo, reka buri wese umuhe umugisha kandi umugirire neza. Ndakwinze kugira ngo rero umanukire kubana natwe muri iyi nyigisho, icyo ushaka ko tumenya aricyo tumenyesha, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Uwiteka Imana ashimwe ko yaturinze mu bihe byatambutse kandi akaba akomeje kubana natwe. Uyu munsi ni indi nyigisho nziza, ni inyigisho ya 11 mu nyigisho Uwiteka azadushoboza mu gihe atuduhaye ubutware n'ububasha. Rero ni inyigisho ifite umutwe uvuga ngo gukura no gushorera imizi muri Kristo Yesu. Ese ni gute dukwiye gukura tugashorera imizi muri Kristo Yesu? Ni gute dukwiye kubikora? Turaza kwifashisha icyanditswe nyamukuru dusanga mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7 nibwo tugiye kubanza dusome nk'icyanditswe gikuru cy'uyu munsi turaza kwibandaho. Tubwira ati 6 ngo nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu Umwami wacu, aba ari ko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Haleluya! Reka twongere dusome mu izina rya Yesu. Ngo nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu Umwami wacu, abe ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Yesu nashimwe cyane. Aravuga ngo uyu munsi tugiye kwiga inyigisho itwereka uburyo ki ese ni gute dukwiriye gukura no gushorera imizi muri Kristo Yesu. Ndakwinginze kugira ngo uyu munsi nawe icyawe uze kugitahana. Rero nk'uko ijambo ribivuga ngo twakiriye Kristo Yesu, ngo dukwiriye kumubamo. Nk'uko twakiriye Kristo Yesu dukwiriye kumubamo, dushoreye imizi muri we, dukomeye ndetse dukomezwa no kwizera. Yesu nashimwe cyane. Rero hari abantu bibaza se ubuzima bw'umukristo ni umurimo umeze gute? Reka nkubwire ngo ubuzima bwo muri Kristo si umurimo wa rimwe, no. Gukizwa ni itangiriro. Kutuvuga ngo twakiriye Yesu Umwami n'Umukiza, twarakijijwe. Gukizwa ni itangiriro. Noneho kuba muri Kristo ni urugendo rukomeye cyane. Umuririmbyi aravuga n'indirimbo ndayikunda cyane yitwa Urugendo ni Agape. Avuga ngo iyo twibutse ko Yesu ari we watangije uru rugendo, ngo twuzure imbaraga mu mutima wacu, ngo bikaduha ibyiringiro ko urugendo ruzarangira. Rero ubuzima bwo muri Kristo ntabwo ari umurimo umwe, ahubwo ni urugendo, kubera ko gukizwa ni intangiriro, ariko kuba muri Kristo Yesu ni urugendo. Ikindi kandi reka turebe urugero rworoshye nko gutera igiti. Ntabwo igiti ugitera ngo uhite gitanga imbuto direct, gishora mu mizi kigakura ndetse kigakomera. Rero niko no kuba muri Kristo bimeze. Gukizwa uba utangiye gushora imizi, uko ukomeza usoma ijambo ry'Imana ni ukuvomera cya giti cyawe. Rero gutera igiti ntabwo gikura ako kanya ngo gitange imbuto, ahubwo gishora imizi kigakura kikanakomera. No kuba muri Kristo ni urugendo rukomeye. Rero uyu munsi turaza kwiga ku tuntu tugera muri 4. Icya mbere ni ukuba muri Kristo. Uyu munsi turiga kuba muri Kristo. Icya kabiri
twige gushorera imizi muri Kristo. Ese ni gute? Turi kwita rooted in Jesus Christ. Icya mbere ni identity, icya gatatu noneho gukomera, established, ati mukomeye. Icya kane mukomeje mu kwizera, growing faith, mukomejwe no kwizera. Rero intego nyamukuru ni ugutuma buri mukristo wese amenya uko akura, uko ahagarara ku kuri, kandi uko akomeza ubuzima bwe bwo mu mwuka no mu bihe bigoye. Mu bihe bigoye abantu bacika intege, mu bihe bigoye abantu babura kwizera kwabo kugatakara. Ariko iyi nyigisho nk'uko turiga identity yacu muri Kristo, tukiga uko dushora imizi muri Kristo, tukiga uko dukomeye muri Kristo, n'uko dukomejwe no kwizera. Niyo mpamvu intego nyamukuru ari ugutuma buri muntu wese, buri mwene data wese amenya uko akura, uko ahagarara ku kuri, kandi uko akomeza ubuzima bwe bwo mu mwuka no mu bihe bigoye, akaba atateshuka no mu bihe bikomeye, akaba yanamba ku Mana, kuko ntabwo ijya dusiga turyamye, dukanuye, tugenda, turi mu bibazo, tutari mu bibazo, turi mu bibazo, ibisubizo tumeze gute, yama iri kumwe natwe, ntabwo yo ijya twirengagiza. Ntabwo nibaza ngo ni gute twe dukwiye kuyirengagiza. Rero reka duhere ku kambere, ese kuba muri Kristo bisobanura iki? Kuba muri Kristo, kuba muri Kristo bisobanura iki? Turaza twifashisha amagambo agiye atandukanye, ariko ubundi iyo tuvuze kuba muri Kristo ni ukuba mushya, ni ukuba mushya. Reka tubisome nk'uko Abakorinto ba kabiri babivuga. Havuga ko ubuzima bw'icyaha twabushize tukagira ubuzima bushya twatangiye. Abakorinto ba kabiri turaza gusoma umurongo wa 5. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17. Tuhasome turebe icyo hatubwira. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haratubwira ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Yesu nashimwe. Ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu, kuba muri Kristo nta kindi bisobanuye. Ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya, ati dore byose biba bibaye bishya. Bivuze ngo Kristo, iyo uba uri muri Kristo Yesu, Kristo aba umuyobozi, aba umwami n'umugenga w'ubuzima bwacu. Niba warakiriye Yesu Kristo ukaba utaramara kwemera ko ari umwami w'ubuzima bwawe, ukaba utaramara kwemera ko ari umuyobozi ndetse ari n'umugenga w'ubuzima bwawe, urabeshya, ntabwo urakira Kristo. Rero kwakira Kristo ngo byose biba byarahindutse bishya, ngo ubuzima bw'icyaha tukabuzinukwa. Icya kabiri, kuguma muri Kristo. Reka tubirebe muri Yohana 15:4-5. Kuguma muri Kristo, iyo kureba bwa busobanuro bw'ijambo kuba muri Kristo. Kuba muri Kristo tubonye ko makunda tubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo ngo aba ahindutse, ngo byose biba bihindutse bishya. Iyo dusoma muri Yohana, ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 4 n'uwa 5, naho hari amagambo meza ahavuga. Haratubwira ngo umurongo wa 4 n'uwa 5, atubwira ngo mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha mutaguma muri njye. Ni njye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Yesu nashimwe cyane. Ngo ntacyo tubasha gukora tudafite Yesu Kristo, kuko Abagalatiya babivuga 2:20, ngo nabambanywe na Kristo, ngo kandi nzukana, ngo bityo ndiho, ngo sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Ngo ibyo nkora byose nyambaye umubiri, ngo mbikoreshwa n'uwo nguwo wankunze ukanyitangira. Rero iki gice kitubwira umuzabibu n'amashami, bavuga ko ishami ridafite umuzi ntabwo ribyara ngo ryere imbuto. Rero niko natwe tudafite Kristo nk'inkomoko y'imbaraga zacu, tuva mu by'umwuka, tuva mu buryo bw'umwuka rwose. Tudafite Kristo ngo atuyobore, tudafite Kristo ngo atugende imbere, iby'umwuka turabita. Kandi tugomba kureba icyo twita umukristo wubakiye kuri Kristo. Ni umuntu umeze gute? Muri Matayo igice cya 7:24-25 hatubwira inkuru y'urutare, ngo inzu yubakiye ku rutare nihagarara. Reka naho tubasome ntacyo bitwaye. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 24 na 25. Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 na 25. Ariko dushaka twaza no kugera kuri 28.
atubwira ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu yo ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita imbere, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. 26. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu yo ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ntase nk'abanditsi babo. Rero umuntu wubakiye kuri Kristo arakomera, nk'uko ijambo ribivuze, inzu yubakiye ku rutare irakomera, ntihagarara rwose itanyeganyezwa. Ariko yubakiye ku musenyi, no mu bihe bibi irariduka. Yubakiye ku musenyi. Rero hari ikintu tugomba kumenya nka mesaje nkuru: kuba muri Kristo ni icyemezo cy'ubuzima bwose, si igikorwa cy'iminota ibiri. Hari umuntu wigeze abaza umunsi muri Bible study, arabaza ngo ese kuba mu mwuka hari igihe bigenwa umuntu agomba kuba mu mwuka? Aravuga ngo ntibikabe ndetse ntabwo bikwiriye, ahubwo umuntu agomba kwama yezwa akaba ari mu mwuka. Rero no kuba muri Kristo ntabwo ari igikorwa kiba abantu bagiye gusenga, bagiye mu materaniro, ntabwo ari igikorwa kiba abantu bateraniye ahandi runaka mu biterane. No, jisite kuba muri Kristo ni icyemezo cy'ubuzima bwose. Ukavuga ngo I decided, ugana muri ngo I've decided to follow Jesus, no turning back. Nafashe umwanzuro wo gukurikira Yesu, ntabwo nzigera nsubira inyuma. Ntabwo byoroshye, ntabwo arabivuga ngo umuntu ushaka kunkorera niyiyange yikorera umusaraba. Rero reka nkubwire kandi nta mpamvu yo kugira ngo bitunanire, kubera ko uwaduhamagaye azatugezayo, uwaduhamagaye azadushyitsa kuriya, azatugeza ku cyo yadufatiye. Wowe guma muri Kristo Yesu, numara kugumamo neza urebe ngo birakubera byiza. Rero mesaje nkuru ahangaha kuri iyi parite dushoje ni uko kuba muri Kristo ni icyemezo cy'ubuzima bwose, si igikorwa cy'iminota ibiri. Ni icyemezo ufata ukavuga ngo ngewe mfashe umwanzuro ko ngomba kuba muri Kristo Yesu, mfashe umwanzuro ko ngomba gukurikira uyu mwami. Reka turebe kandi icya kabiri. Twabonye ko ni ibintu bine turaza kwigaho, nabivuze. Icya mbere ni ukuba muri Kristo, icya mbere ni ugushorera imizi muri Kristo, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, gukomera, dukomeye, to be established. Icya kane, dukomeye mu kwizera. Icya mbere tumaze kuvugaho ni icyo kuba muri Kristo bisobanura iki, nibyo tumaze kurebaho. Ndetse kabiri, reka turebe gushorera imizi muri Kristo. Gushorera imizi muri Kristo, reka turebe ese ubundi umuzi niwo utunga igiti cyangwa igiti nicyo gitunga imizi? Ni akabazo kari challenge, ukuntu kari challenge, ariko ubundi umuzi niwo utunga igiti. Umuzi ugereranywa n'ijambo ry'Imana, umuzi ugereranywa n'isengesho, umuzi ugereranywa no kubaha Imana, ndetse umuzi ugereranywa n'ubudahemuka. Reka aya magambo nyasubiremo. Navuze ngo umuzi niwo utunga igiti, bityo rero umuzi ugereranywa n'ijambo ry'Imana, umuzi ukagereranywa n'isengesho, kandi umuzi ukagereranywa no kubaha Imana ndetse n'ubudahemuka. Iyo dusoma muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7 n'uwa 8, hari amagambo ahanditse muri Yeremiya igice cyaho cya 17 umurongo wa 7 n'uwa 8. Reka tuyasome ntacyo bitwaye. Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7 n'uwa 8 hatubwira ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Yesu nashimwe. Abashorera imizi mu mazi ku mugezi ntabwo batinya. Uwo mugezi nta wundi ni Yesu Kristo. Ntabwo dutinya ubushyuhe, ntibitinya amahundo, igihe cy'amapfa, no, kuko hari ahantu twashoreye imizi. Igiti cyashoreye umuzi mu mazi biragorana kugira ngo kizatinye ibyo byose. Ntabwo kibizi ko biba, kubera ko hari aho cyubatse, hari aho cyashinze imizi. Rero
tugomba gusobanukirwa ko umuzi ari utunga igiti, ndetse tukamenya ko umuzi ugereranywa no gusenga, umuzi ugereranywa n'ijambo ry'Imana, umuzi ugereranywa n'isengesho, kubaha Imana n'ubudahemuka. Hanyuma twebwe uyu mubiri twambaye ukaba igiti, rya sengesho, rya jambo nibitubera umuzi, bizakomeza iki giti, bizakomeza uyu mubiri twambaye. Yesu nashimwe cyane. Icya kabiri, hari uburyo butatu bwo gushorera imizi muri Kristo Yesu. Ngira ngo bukubwire, ubushyire ahantu, ubufate mu mutwe. Hari uburyo butatu bwo gushorera imizi muri Kristo Yesu. Icya mbere, kuba mu ijambo ry'Imana. Kuba mu ijambo ry'Imana biri mu buryo bwo gushorera imizi muri Kristo Yesu kandi ugakomera. Kuba mu ijambo ry'Imana. Ubundi umukristo utajya usoma ijambo ry'Imana agwa vuba, kubera ko ijambo ritanga ibyerekezo cyangwa se direction. Hanyuma nk'uko Zaburi y'119 ibivuga, ijambo ritanga icyerekezo rwose. Habwiye ngo ubwo ni uburyo bwa mbere bwo gushora imizi muri Kristo Yesu, ni ugusoma ijambo ry'Imana, ko ijambo ritanga ibyerekezo, ritanga direction. Zaburi y'119 umurongo w'105. Iki ni igitabo gifite imirongo myinshi cyane muri Bibiliya. Haravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Rero umukristo udasoma ijambo aragwa. Icya kabiri, ijambo ritanga imbaraga nk'uko Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 17 habivuga. Icya gatatu, ijambo ubundi ritanga umurongo ngenderwaho. Ijambo ry'Imana ritanga gahunda, kubera ko iyo umuntu asoma ijambo riramuyobora, rikamuha direction, rikamuha imbaraga, ndetse rikamwereka n'ibyo agomba gukora n'uko akwiye kwitwara. Rero reka dutange urugero rworoshye cyane kugira ngo byumve. Nka telefone idasharije, idacaginze, ntabwo ikora n'imbaraga zayo zose, kuko iyo idafite umuriro ikora buhoro cyane. Ariko iyo ari full charged ikora yihuta, ikora neza, ndetse na nyiri kuyikoresha ntacyo aba yikanga. Ariko sinibaza ngo iyo udasenga ntusome ijambo ry'Imana, ubundi ufatwa n'iki? Uba wizeye iki? Rero kuba muri Kristo Yesu, cyangwa se uburyo butatu bwo gushorera imizi ukubaka muri Kristo Yesu, ubwa mbere ni ukuba mu ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana, ko ritanga icyerekezo mu byo ukora, rigatanga imbaraga mu byo ukora n'umurongo ngenderwaho. Icya kabiri, ni isengesho ribanza kandi riramba. Isengesho, gusenga. Ubundi isengesho ni umugozi uhuza abantu na Kristo. Buriya abantu iyo basenga barataka Imana byose bakayibwira, Mana urabona byagenze gutya, ni ukuri gutya, Mwuka Wera agahita atubera link ikomeye cyane, agafata bimwe twavuze akabigira neza akabitugerezayo. Rero icya kabiri, ugomba kumenya ko, muraza kunyihanganira bitewe n'ijwi, nkunda kuvuga ngo ubuzima bugira ayabyo, ariko nabwo ndaza kumera neza, ndaza gukira vuba. Rero nawe mvuze ngo isengesho ni umugozi uhuza abantu na Kristo. Nk'uko Luka mu gitabo ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Luka igice cya 18 umurongo wa 1 habitubwira, tubwira uburyo ki bakwiriye gusenga iteka badacogora. Ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Luka igice cyaho cya 18 hanyuma umurongo wa 1 haratubwira ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Harababwira ati, hari umucamanza, reka ngaruke cyangwa mbanze mvuga akantu ngo wo kuguma gusenga iteka ntibarambirwe. Bivuze ngo isengesho n'umugozi uduhuza na Kristo. Birakwiriye ko dusenga iteka ryose tudacogora. Mu bihe bigoye nibwo isengesho rigukomeza. Yesu ni mu Bafilipi 4:6-7 habitubwira neza ko hasobanura neza uburyo ki mu bihe bigoye aribwo isengesho ridukomeza. Mu bihe bikomeye isengesho riradukomeza. Tuba tuvuga ngo uzasenge, no mu gihe uzumva udashaka gusenga usenge, igihe cyose usenge. Abafilipi 4:6-7 aho ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabe mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azanye n'imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Rero ahangaha no mu bihe bigoye bikomeye isengesho niryo ridukomeza. Yes. Rero ikintu cya gatatu ugomba kumenya
uburyo bwo gushorera imizi muri Kristo Yesu ni ukugira imibereho itunganye. Kugira imibereho itunganye, ushobora kwibaza se ni gute twagira imibereho itunganye? Turi mu isi yanduye, turi mu isi y'ibyaha, ni gute twagira imibereho itunganye? Ariko Abagalatiya babivuga neza. Yesu n'Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 na 23 hatwereka imbuto z'umwuka: ukuri, amahoro, urukundo, kwihangana, patience n'ibindi byose. Rero nk'uko Abagalatiya babitwereka ko ziriya mbuto z'umwuka zihari, uko tugomba kuzera, kuzishyira mu bikorwa. Yesu yigeze avuga ngo idini nyakuri si ADPR, ntabwo ari EAR, si Catholique, si Islam. Idini nyakuri ngo ni ugufasha abakene, ni ugusura abarwayi, gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ibyo nubikora ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, rizaba iryo dini nyakuri, kuko riva mu mutima wawe. Rero kubaho imibereho itunganye ni ugukurikiza ibyo ziriya mbuto zose z'umwuka zidusaba: kugira urukundo, kuba mukuri. Rero iyo uri mukuri, amahoro araza, ibyaha biragabanuka, n'ingeso mbi ziracika. Muzabirebe, uzagerageza icyo kintu. Iyo uri mukuri, ugasoma ijambo ry'Imana, ukaba mu buzima rwose buhora bushima, mu buzima bushima, mu buzima bufasha abakene, mu buzima busura abarwayi, ukagira inama abantu, ukagira umwuka wo guhugura. Iyo ubaye ubwo buzima, amahoro araza, ibyaha biragabanuka, kandi ingeso mbi ziracika. Rero tugomba kugira intero ivuga ngo nta mizi nta gukura. Ahari imizi ihamye haba gukomera. Kandi twabonye ko imizi tugereranya nka bya bindi twabonye, niba mubyibuka neza hejuru twabisomye. Imizi twabigereranyije nk'ijambo ry'Imana, imizi tugereranya nk'isengesho, imizi tugereranya nko kubaha Imana, ndetse tugereranya nk'ubudahemuka. Hanyuma igiti tukigereranya nkatwe ubwacu, uyu mubiri. Rero tugomba kuvuga ngo nta mizi nta gukura, kandi ahari imizi ihamye haba gukomera. Yesu nashimwe cyane. Reka turebe ku kintu cya gatatu, kivuga ngo gukomeza no guhagarara no mu kuri, cyangwa se gukomeza guhagarara ku kuri. Ese ni gute? Gukomeza guhagarara ku kuri nta kundi. Icya mbere ni ukuba umunyabwenge mu mwuka. Abefeso 4:14 ndetse na 15 babivuga neza. Tuvuga ko kidakwiye kujugunywa n'umuyaga w'ubuyobe. Hatubwira uburyo ki kugira ukuri mu mutima biturinda guciririkana. Kuba umunyabwenge mu mwuka, usomye Abefeso barabivuga. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 14 ndetse n'uwa 15. Umurongo wa 14 n'uwa 15 haratubwira ngo kuri 14 dusome mu izina rye ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tutajyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Ubu ni umutwe ari wo Kristo. Yesu nashimwe. Ngo dukurire muri we no muri byose. Ubu ni umutwe ari wo Kristo, kugira ngo tudatembanywa n'ubuyobe n'imyigishirize ibeshya n'uburiganya, ahubwo dukurire muri we. Rero kugira ukuri mu mutima biturinda gucirikanwa, ndetse biturinda kuyoba. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kubana neza n'abandi. Ese ni gute dukwiye gukomera tugahagarara ku kuri? Icya mbere ni ukuba umunyabwenge mu mwuka. Icya kabiri, kubana neza n'abandi. Buriya iyo ugeze kubabarira, ukagira kubahana no kugaragaza Kristo mu mibereho ya buri munsi, aho ngaho uba wamaze kugira kubana neza n'abantu. Ijambo riravuga ngo niba bishoboka murwane iruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Sinibaza ko hari impamvu abantu bakwiye kuba baryana bahanganye ku bintu byo mu isi tuzasiga tukagenda. Nta mpamvu. Ahubwo dukwiye kubaho tugira kubabarira, tugira kubahana, tujya no kugaragaza Kristo mu mibereho ya buri munsi. Ko ibindi byo birashira. Abantu urabizera uyu munsi, ejo bakagutenguha. Abantu bitwaraho neza uyu munsi, ejo bakaguhinduka rwose. Ngo na Yesu baramusasiye imyenda aratambuka, bukeye baravuga ngo ni abambwe. Rero umuntu utadutenguha n'umwe gusa ni Kristo wenyine, uwo gusa, uwo. Rero aha niho haba abari bene data muri Kristo Yesu, bahamya neza bene data muri Kristo. Icya gatatu ni ukwihangana no mu bigeragezo. Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 10 harabitubwira uburyo ki Imana ikomeza abageragezwa. Ibigeragezo ntabwo bigusenya, ahubwo biragukomeza. Petero wa mbere igice cya 5
nivuga Petero wa mbere, ababa batabisobanukiwe, ni urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, igice cya 5, hanyuma umurongo wa 10 haravuga ngo kandi Imana igirira ubuntu bwose, Imana igira ubuntu bwose yabahamagariye ubwiza bwayo buhoraho muri Kristo Yesu, izabatunganya rwose, ubwayo bakomeze, ibongera imbaraga nimumara kubabazwa akanya gato. Rero Imana ikomeza abageragezwa, kandi ibigeragezo ntabwo bigusenya, biragukomeza. Urugero, igiti, hari ibiti bikomera iyo imvura nyinshi iguye. Iyi imvura yagwa igiti akaba aribwo gikomera. Rero buriya imiraba niza, imivu igatemba, bya bindi byose bikaza ucamo, ntuzumve ko ari rwacitse, ntuzumve ko bikurangiriyeho, niko gukomera kwawe. Uko bitabayeho nta kuntu twakomera. Yo hari uburyo ki ishaka gukomeramo, hari inyungu nyinshi iba ibifitemo, kubera ko iba ikeneye kugukomeza kugira ngo wakire ibiri imbere. Rero Imana ikomeza abageragezwa, kandi umuntu ugeze mu kigeragezo ntuzacike intege, ahubwo uzavuge se ushaka nigemo iki mo hano, ushaka nkora iki kugira ngo nkomeze nguheshe icyubahiro, ushaka nitware gute kugira ngo izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Nta kindi Imana iba ishaka, ni ukudukomeza no mu bihe bibi. Rero icyo ugomba kumenya nka point ni uko umukristo ufite imizi muri Kristo ntabwo azanyeganyezwa n'imiyaga y'isi. Umukristo washoreye imizi muri Kristo Yesu ntabwo azigera anyeganyezwa n'imiyaga y'isi. Rero 5, turebe noneho ubuhamya bw'ubuzima bwo muri Kristo ni ubuhe. Ahangaha abantu benshi gakunda kubagonga. Ubuhamya bw'ubuzima bwo muri Kristo Yesu ni ubuhe. Icya mbere ni uguhamya mu rugo, mu ngo tubamo, mu miryango. Abana bawe bagomba kubona kugira imbuto z'umwuka, umugore wawe agomba kubona kugira imbuto z'umwuka, umugabo wawe agomba kubona kugira imbuto z'umwuka, ndetse n'ababyeyi bawe bagomba kubona ko ugira imbuto z'umwuka. Inshuti zawe nyine, tukagira guhamya mu rugo. Bihera mu rugo kugira ngo bijye hanze. Nubikora umugore wawe, ukabikora umugabo wawe, ukabikora abana bawe, ababyeyi bawe bakabona ko ufite imbuto z'umwuka, biza prosparinga bijye no hanze. Rero icya mbere ni uguhamya mu rugo, ukaba umuhamya ukomeye cyane. Icya kabiri, ku kazi no ku ishuri. Abanyeshuri ku ishuri, abafite akazi ku kazi. Muri make, kutaba umunyabihuha, umunyabinyoma, kutagira amatiku, kuba umunyakuri, kutita ku bitera ubusambanyi cyangwa se za ngeso zindi za kamere. Ibyo kutabyitaho ni uguhamya umugabo wamenye, kutaba umunyabihuha, umunyabinyoma, kutagira amatiku, kuba umunyakuri, kutita ku bitera ubusambanyi, ukaba umunyakuri, ugahamya Kristo muri wowe. Tubonye kumuhamya mu muryango, tubonye kumuhamya mu kazi, mu mukorana mu kazi, mu mwigana ku ishuri, muri sosiyete utuyemo, inshuti mugendana bakakumenya, bakavuga ngo uriya muntu azahamya Kristo. Nk'uko bajyaga bareba Yesu bakavuga ngo uriya muntu arasenga, uriya muntu afite Kristo muri we. Aha 3 ni mu itorero, kuba umukozi w'Imana uhora wigomwa, utanga ndetse usengera abandi. Ukagira ibyo wigomwa kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe, ukagira ibyo utanga ugafasha abakene, ukagenda wowe ugasura umukene, ukagira ibyo umufasha. Ntabwo tuvuze ngo ukagira ibyo ukora, hari abo bajya babyumva nabi, ngo ngomba kugenda nkatura pasiteri kugira ngo no, ntabwo ari Imana. Genda ufashe abakene, ukore ibyo za mbuto z'umwuka zidutegeka. Rero mu itorero, kuba umukozi w'Imana uhora ugira ibyo wiga mu mwanya wawe n'ibindi, ugatanga ndetse ugasengera abandi. Rero message nyamukuru ni uko abari bene data muri Kristo Yesu baba ari icyitegererezo, ntabwo ari abavuga gusa. Niba ngo turi bene data, tujye tuvuga tubikora tube abanyakuri, tubihamishe ibikorwa byacu. Rero iki ngiki kiri mu byigisho by'imbaraga twagiye dutanga, ariko buri munsi uko Imana ishoboza tujye tubaha ibyigisho bibafasha mu buzima busanzwe. Rero reka mbabwire ngo kuba muri Kristo niwe musingi w'ubuzima bw'umwuka, niwe musingi w'ubuzima bw'umukristo. Ndetse kandi gushorera imizi muri Kristo bitanga gukomera. Imizi yawe igomba kuba mu ijambo ry'Imana, mu isengesho, mu kubaha Imana no kugendera mu mwanya Imana ishakamo, no kugendera mu mwanya Imana igushakamo. Rero nk'umusozo, reka nkubwire ngo ugende utekereze kuri aka kantu. Nihe imizi yanjye idahagaze neza? Ese nihe ngomba gukomera? Icyo kintu gitekerezeho nk'ikibazo. Hanyuma uyu munsi ufata icyemezo cyo kongera gushinga imizi muri Kristo Yesu, cyo kongera imizi yawe muri Kristo Yesu. Niba utasomaga ijambo uryongere, niba utasengaga wongere gusenga, niba utubahaga Imana wongere uyubahe, niba utayubaha uzubaha nde? Uza wiringira umuntu akaguhemukira pe. Hanyuma ugire kugendera mu mwanya Imana igushakamo.
rero reka tujye gusenga Imana kugira ngo tuyisabe imizi ikomeye, tuyisabe umutima ukunda ijambo, tuyisabe ubushake bwo kwihangana, imbaraga zo guhagarara ku kuri, ndetse tuyisabe n'umwuka wo kwera no kugenda imbere y'abantu nk'umuhamya w'ukuri. Niko ijambo rivuga muri Luka 21:36. Nuko mube maso musenge iminsi yose kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Rero reka dusenge dusaba Imana kugira ngo iduhe imizi ikomeye, umutima ukunda ijambo, ubushake bwo kwihangana, imbaraga zo guhagarara ku kuri n'umwuka wo kwera imbuto no kugenda imbere y'abantu nk'umuhamya w'ukuri. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, turagushimiye ko uri Imana ikomeye, waraturinze. Izi nyigisho zidushire kugira ngo zidufashe zongere kudukuza muri wowe. Rero twongeye gusenga duciye bugufi cyane kugira ngo uduhe imizi ikomeye, uduhe ijambo ry'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ari umuzi, nk'uko isengesho ari umuzi, nk'uko ubaharimo. Reka wongere kuduha imizi ikomeye, kandi reka wongere kuduha umutima ukunda ijambo ry'Imana. Buri wese ukurikiye inyigisho ni umuhe umutima ukunda ijambo ryawe, ndetse umuhe ubushake bwo kwihangana n'imbaraga zo kwihangana, umuhe imbaraga zo guhagarara ku kuri, kuko ahanini bitugerageza ndetse bikatunanira. Hanyuma duhe umwuka wo kwera no kugendera imbere y'abantu nk'umuhamya w'ukuri, kubera ko twishimira cyane guhamya, twishimira cyane kuguhamya, twishimira kuguhamya kubera ko nibyo biduhesha amahoro. Ndetse kandi umuririmbyi yabivuze neza, ngo tumara kukwemera tuhamye Imana ibyo yadukoreye. Duhe kuguhamya kandi duhe umwuka wawe by'akarusho. Buri wese namusengeye, kandi reka ku bindi byifuzo dufite, hari project tugenda dutegura, ibyo byose urabizi kuturusha, bigereho, utange uburyo, utange umugisha, bene data bari ku ishuri ubahe amanota, buri wese mu ruhande rw'icyo akeneye ntukimuhe mu izina rya Yesu. Rero komeza kuganira muri twebwe, kandi ukomeze kudukomeza muri uru rugendo turimo, kugira ngo tuzasoze w'amahoro, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.